buriya rero gusa neza, kugira uruhu rutoshye, guhumura neza, nta handi bitangirira sibye muri dushe. Ugasanga umuntu isabune yogesha ibyombo, isabune afurisha niyo ahindukira agashyira ku mubiri. Koko umuntu woga shawajeri n'umuntu woga isabune ya gifura hari ahantu na hamwe bazahurira mu kugira uruhu rwiza cyangwa mu guhumura, kugira uruhu rutoshye. Nta handi rero nabibabwiye bitangirira sibye muri dushe. Ngwaye ikaze ku gicumbi cy'ubwiza, niba uri mushyashya hano ngende nitwa Cyusa Edouce. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, ikigeretse kuri ibyo ukaba ushaka gukora amafaranga cyangwa ukunda gukorera amafaranga, ndagushishikariza rero gukora subscribe, warangiza ugakanda kuri ako kazogera kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajye ubona aka notification. Guys, rero sinahwema gushimira wowe udahwema kunshyigikira ko bwije nuko bukeye, sharinga video zanjye, like, comment, Imana y'ijuru ikumere umugisha. Nizere ko mumeze neza rero, nanjye meze neza of course, kandi nawe utameze neza no kuri Imana y'ijuru ikumere kumera neza. Mbaza ngo rero uyu munsi tugiye kuganira kuki. Uyu munsi rero ntabwo tugiye kuvuga ku bintu byinshi, naberekeje muri dushe. Ko murambashakira ibintu byiza byatuma tuba abasirimu kurushaho kandi ku mafaranga yacu makeya, uyu munsi twerekeje muri dushe. Ese ni bihe bikoresho by'isuku buri mudamu wese yakagombye gutunga, cyangwa buri mukobwa wese yakagombye gutunga, cyangwa buri mugabo wese yakagombye gutunga kugira ngo urusheho gusa neza, urusheho kugira uruhu rworoshye? Apana wa muntu ufite uruhu rwazanye iminkanyari, apana wa muntu ufite uruhu rukomeye ukora hari umukobwa cyangwa uri umudamu ukagira ngo ni umugabo. Niyo mpamvu rero uyu munsi twerekeje muri dushe. Tugiye kure rero, ndaje dutangire na video yacu. Guys, rero nkuko wabonye kuri title cyangwa byumvishe muri introduction, uyu munsi yo kwerekeza muri dushe. Hari ibikoresho rero by'ingenzi buri mudamu wese cyangwa buri mukobwa, buri mugabo, buri musore yakagombye gutunga bituma arusha gusa neza. Ubundi ibintu byose, bya bindi byose tuvuga ngo guhumura, bya bindi byose tuvuga gusa neza, bitangirira hehe? Bitangira muri dushe. Tuzajya tuvuga gake gake mpaka dusohotse mu nzu, tugiye ahantu, tugiye mu kazi, tugiye gusenga, tugiye gusura abantu, tugiye ahandi hantu hatandukanye. Rero uyu munsi tugiye kujya muri dushe, utaha tuzajya mu cyumba, utaha tujye muri salo, utaha tujye hanze, utaha tujye hanze y'igipangu. Urumva izo ni uruhurirane rwa video tugiye kujya dukora kugira ngo byibuze ujye usohoka mu gipangu uvuge ati umva ndi umusirimu, bitewe n'ibintu cyose yatubwiye aka kanya ndi umusirimu, nta muntu n'umwe wancishamo ijisho. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka duhere muri dushe. Buriya kugira uruhu rwiza, buriya gusa neza, buriya guhumura bihera hehe? Bihera muri dushe. Ntabwo wakoga isabune ya gifura nurangiza urenzeho gikotoro, nurangiza wisohokere mu nzu uvuge ngo nzagira uruhu rwiza, ngo nzasa neza, ngo nzoroha. Umva, ibintu byose nta handi bitangirira, bitangira muri dushe. Nabazaniye rero product eshanu, niko navuga ni eshanu zo muri dushe ukeneye kandi zigura amafaranga make cyane. Ntabwo kwitaho byagenewe abadamu gusa cyangwa igitsina gore muri rusange, nawe mugabo ukeneye kwitaho. Ugiye kuvuga ati se muri dushe dukeneye iki? Ni bya bindi bisanzwe, dushe dukenera isabune, dukenera korogati, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko hari umuntu uvuga ati oya, isabune ngewe y'ijana irampagije, nzajya nyoga ntago bizambuza gusa neza. Ugasanga uwo muntu uri kubivuga gutyo uruhu afite. Mana yanjye, mbere na mbere ukeneye zino sabune. Izi sabune nizo z'ingenzi mu buzima bwose bwa buri muntu. Iyi ni face wash, nkuko muranyibabwira ni face wash. Iyi ni face wash ikozwe mu ndimu. Ikindi, iyi ni sabune ya Dove. Iyi sabune irahumura, ku bantu bayizi murayizi. Iyi sabune ntago irimo ariko narayikoresheje nyine, nagira mbereka agakarito. Iyi sabune irahumura, yitwa Pampering. Irahumura mana yanjye, irahumura. Uramutse unayifashe ukayiyongesha byibuza nka nyuma y'iminsi 3, nyuma y'iminsi 3 nzabibigisha, ukajya ubimena ubundi ukayitereka muri dushe. Irahumura dushe yawe cyangwa toilette yawe irahumura. Ndi kuvuga ba bantu baba bafite
dushe na toilette byegeranye. Rero iyi sabune ya pampering ya Dove irahumura, muzayishake pe. Mbere rero ukeneye ano masabune. Iyi sabune izagufasha gukuraho imyanda yose yo ku ruhu. Imyanda yose yo ku ruhu, simvuze ngo ushake Dove iyindi sabune yari yose ukaraba ariko atari gifura, atari na tembo. Iyi sabune urayikeneye, isabune yo koga muri rusange, apana ya sabune ujya gufurisha imyenda warangiza ukajya kuyogesha amasahane, warangiza ukaza ukayikaraba. Gira isabune yo koga, isabune zo koga ziratinda, byibuza umuntu ukaraba akanoga pe, byibuza isabune ashobora kwikoresha ibyumweru 2 cyangwa 3. Amafaranga biterwa niyo ukaraba, biterwa niyo ukaraba cyangwa ushaka gukaraba, ariko hari isabune zo koga zihendutse, ariko ngewe nkoresha Dove kuko irahumura. Ikindi Dove ikuraho imyanda pe, ikuraho imyanda. Iyi sabune ya Dove rero nyoga umubiri wose, nkuyemo mu maso. Mbere najyaga nyikoresha mu maso, ariko ubu nsigaye nkoresha face wash. Niyo mpamvu nabizanye bifatanye. Ukeneye isabune yo koga bisanzwe ya Dove, ugakenera na face wash. Face wash nayivuzeho igihe kinini cyane. Face wash ni isabune yo koga mu maso, nta handi hantu yagenewe. Ni isabune yo koga mu maso, uri kumva ko harimo ijambo bita face. Niyo mpamvu rero mbafitiye izi face wash. Face wash urabona ko byanga bikunda ngenda yikoresha pe, igihe cyose ngiye gukora mu maso ndayikoresha. Dore ahantu igeze aha. Rero iyi face wash ni ya lemon, ikozwe muri lemon. Iyi face wash yagenewe abantu bafite oily skin. Ku muntu ufite dry skin, hayindi face wash mfite yanditseho all type of skin, niyo we wakoresha. Ku muntu ufite dry skin ntabwo wemerewe gukoresha iyi VC face wash. Iyi ikozwe mu ndimu ntabwo wemerewe kuyikoresha. Wemerewe gukoresha ya yindi ikozwe mu bintu byose, ku buryo abantu bose bayikoresha all type of skin. Ariko nko ku muntu ufite oil skin, iyi nayo ikurikomanda, ni nziza cyane, igabanya amavuta mu ruhu, ituma uruhu rwawe brighteninga, nyine balancinga oil and water mu ruhu. Rero iri deep cleansing ira cleansinga, ikindi ka brightening. Iyi face wash ni nziza. Iyi ngiyi igura amafaranga 8,000. 8,000 niko igura ino face wash. 8k 8,000 nibyo igura. Urabona ko rero tuvuye mu maso ndetse no ku mubiri twarangije koga. Dukeneye kumoisturizinga uruhu rwacu kugira ngo rurusheho koroha, bwa bubobere bw'uruhu bwongere bugaruke. Dukeneye rero shower gel. Ngiye nkoresha shower gel ya Dove. Nababwiye ko iyi shower gel ari nziza, ni nziza pe, ni nziza. Iri mu moko agiye atandukanye, iri ikozwe muri cocombre, ikozwe muri rosemary, ariko ngewe muri aka kanya ndi gukoresha ikozwe muri coconut milk and jasmine. Iyi shower gel ni nziza cyane, iza iri kumoisturizinga uruhu rwacu, iri kugarura ububobere mu ruhu rwacu. Ni hahandi usanga umuntu yoze gifura cyangwa yoze indi sabune yari yose, ugasanga uruhu rwe rukomeje gukanyara. Ariko yo ufite shower gel, uruhu rwawe rushaho gusa neza, uruhu rwawe rushaho kugarura isura, rukabrighteninga pe. Uzareba umuntu wari wese woga ufite shower gel yoga n'utayifite, uruhu rwawe cyangwa impu zabo ziba zitandukanye. Ukeneye rero iyi shower gel nk'umuntu w'umusirimu, nk'umuntu ukeneye kugira uruhu rusa neza. Nababwiye ngo gusa neza cyangwa kugaragara neza, kugira uruhu rworoshye bitangira muri douche. Iyi ni product ya 3 ugomba gukurikizaho uri gukaraba. Ibi byose ugomba kubikora buri munsi kugira urusheho gusa neza. Mujya mwumva ko kugira ngo umuntu ase neza bivuna. Rero kugira ngo ugaragare neza, use neza, ugira uruhu rwiza, ugomba kuvunika. Iyi shower gel rero iyo umajiye koga ya sabune yawe isanzwe, uhita ukurikizaho shower gel, ukayishyira ku cyogesho ukayoga nk'ibisanzwe nk'uko uri koga isabune. Muzabikore, muzanshimira, muzabikore, muzambwira. Uzumva uruhu rwawe rusa neza, uzumva uruhu rwawe rworoshye, kandi nyuma y'icyumweru kimwe uri koga shower gel, utangira kubona resultat pe, utangira kubona impinduka ku mubiri wawe cyangwa ku ruhu rwawe. Iyi shower gel rero ni ya mililitiro 500, igura 10,000.
mililitiro 750 igura ibihumbi 12. Hari iziruta izi ngizi za mililitiro 750. Iyi ngiyi ni mililitiro 500 igura ibihumbi 10. Bazi ikibazo kandi nibyo kukimbaza ati se shawajeri n'abana bato bayikaraba byibuza iyi shawajeri ku mwana ufite imyaka guhera byibuza kuri imyaka 13 15 kuzamura niwe wemerewe kuyikoresha. Munsi y'imyaka 13 cyangwa 12 ntabwo wemerewe kuyikoresha. Iyi shawajeri iraramba, mwayikoresha muri abantu benshi, wayikoresha uri umwe, muri abantu benshi mushaka kwimarana amezi 3, uri umuntu umwe bwo n'umwaka washira bitewe no kuntu ukaraba. Iyi shawajeri rero urayikeneye muri product zo muri douche kugira ngo urushe gusa neza, urushe kugaragara neza, ugira uruhu rwiza, ugira uruhu rutoshye. Hangane rero ntabwo ntabitondetse neza nkuko byakagombye guhera, ko ikingenzi nuko turi muri douche. Rero muri douche ugomba kuvamo wibroshe bisanzwe, abantu bakoresha imiti itandukanye, ushobora gukoresha Colgate, ushobora gukoresha ya Colgate ya Cloves, ushobora gukoresha zira Colgate za Forever, ushobora gukoresha zira Colgate z'amakara. Ibyo bitwaye ahubwo twebwe icyo dushaka kwivugira kuri ya mafresh. Rero iyi ni mafresh ukoresha nyuma yo kwibrosa ukazunguza mu kanwa, aragize ugacira ukigendera. Umunsi wose urinda urangira uhumura neza mu kanwa. Pana bya bindi byo guceceka. Hari umuntu wibrosa pe ndabyumva, yamara kwibrosa ariko yajya ahantu agaceceka, nka nyuma y'iminota 30 acecetse yavugisha umuntu kumva hari guturuka impumuro itari nziza. Nta kindi rero nakurangira sibye mafresh. Mafresh ni nziza, buri mudamu wese, buri mukobwa wese, buri mugabo wese, buri musore wese yakagombye kuyikoresha. Ngewe iyi niyo nkoresha, ikozwe muri green tea, ariko hari isa gushya icyatsi, hari isa ubururu. Y'ubururu yo nari fundikiye nabi irameneka, mpitamo kugura iyi green tea. Izi rero mafresh ziba mu mafarmasi, ziba mu masupermarket, aho baguhenda cyane, aho bahendutse cyane ni 5,000, ariko ahandi mu masupermarket ahari menya zigeze mu 6,500. Ariko muri farumasi biterwa na farumasi ariyo, murabizi ko farumasi nazo zitagira ibiciro bimwe. Iyi ngewe nayiguze 5,000. Rero ukeneye mafresh kugira ngo urusheho guhumura neza mu kanwa, woze wakarabye mu maso usa neza, ku ruhu usa neza, ariko mu kanwa ntukajye uhibagirwa. Rero ukeneye mafresh. Igura amafaranga 5,000. Indi product rero ukeneye kugira ngo urusheho gusa neza, urusheho guhumura, urusheho mbese ku musirimu wa nyawe, ukeneye Viti. Umva, Viti ni nziza. Iyi ni hair remover cream. Rero ikoreshwa mu kwaha kuri bantu bagira inshakwaha. Ndabizi ko hari abantu bagira inshakwaha bakagira ubute bwo kogosha. Rero Viti ije ari igisubizo kuri wowe, kuko byanga bikunda uri gusuka amazi wasize Viti mu kwaha, ujya muri douche uje gusuka amazi, inshakwa zose zashizemo. Nta kindi kintu rero ukoresha, niyo mpamvu akanakazanye ushyira kuri kano kantu ugasiga mu kwaha, wajya kukuramo ukakuramo nyine gutya bisanzwe. Hari video nigeze kuhakorera ibivugaho. Rero Viti ni nziza, ituma utagira mu kwaha hasa umukara, kwa kundi dufata inzembe tukageraho, cyangwa twatumashini dutuma umuntu agira mu kwaha h'umukara. Ikindi kuri abantu bakoresha inzembe, hanyuma y'iminsi 3 umajije kogosha ugasanga warwaye imiburo, Viti rero yaje ari igisubizo kuri wowe. Ni nziza cyane pe, ni nziza cyane, ndayibashye. By'umwihariko uyikoresha uri gukoraho ubwoya, ariko hari hasi hari hasi ntabwo ihakora. Umuntu ubasha kwigengesera kuko amaje kubona ko ari creme, umva itazagutera ikibazo kavuga ngo ni cyusa Edouce wabikubwiye. Oya, hari hasi ntabwo ibikora. Kuvuga kuri materiel ushaka gukoresha kugira hari hasi hagirire isuku, navuzemo akamashini nako wagashaka nk'umuntu w'umusirimu kugira ngo urusheho gusa neza. Rero ya nyuma tugiye gusorezaho ni tije koto.
twamaze kubona ko hari abantu boga ariko bamara koga bakibagirwa gukurugutura mu gutwi, bakibagirwa ugasanga nyine aroga ariko hano kuri kino kintu cy'ugutwi navuga ngikira ntabwo mbizi, ugasanga hasa umukara. Gerageza byibuza nimba gerageza byibuza umaje kuva muri dushe cyangwa nka 2 mu cyumweru cyangwa 3 uhanagure mu matwi wifashishije tije koto cyangwa akandi kantu kagufasha guhanagura mu matwi. Ibyo ni ibikoresho rero byibuza buri musirimu wese, waba uri umudamu, waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri umukobwa, ugomba gutunga kugira urushe gusa neza, kugira urushe kugaragara neza. Umva n'ahandi rero twari turi muri dushe. Ibintu byose nkuko nabikubwiye, gusa neza, kugaragara neza, kugira uruhu rworoshye, kugira uruhu rutoshye, n'ahandi hantu bitangirira he? Muri dushe. Tangirira he? Muri dushe. Ibindi bikaza bikurikira. Tuzajya muri cyumba yumajije koga, urabizi ko ukurikizaho kwisiga, tuzava kwisiga tujye mu kwambara, tuve mu kwambara dusohoke hanze, ubundi turusheho gusa neza. Ibyo ni ibice byose ngiye kujya mbategurira kugira ngo ibintu byose murusheho kubisobanukirwa. Niba hari ikintu video ikunguye nyuma yo kuyireba yose, ndagusaba gukora kuri like, umpe comment, unsabire imigisha. Nababwiye ko iyo musabire imigisha igenda ingeraho. Imana ikamfasha, Imana ikanyibuka, nanjye Imana ikanteturura, ikarushaho kuma ubwenge kugira ngo ndusheho kubashakira utuntu twiza nk'utu tw'ubwenge. Kandi ikindi munsabire, ntukajye ureba video ngo igufashije nurangiza ugenda uvuga udavuze ngo thank you byibuze. Ibyo birafasha pe, ibyo birafasha. Ugasanga video yarebwe na 5,000 harimo comment 50. Mujye muri nk'abantu b'abasirimu gutanga comment, mushimire umuntu. Nimba hari ikintu kigufashije, mushimire pe. Kandi ikindi ntukajye byihererana. N'inshuti yawe ikeneye gusa neza, inshuti yawe ikeneye guhumura, inshuti yawe ikeneye kugira uruhu rwiza, kora shares. Umva, kandi nkomeje gushimira namwe mukora shares ntabazi ntabibasabye. Imana imwijije bamera imigisha nanjye munsabira, Imana imwijije ibibaha. Sinakibagirwa rero kubabwira ko ncuruza imyenda myiza, abantu mu mahira murabizi, ya karite y'igitsina gore. Nkorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Tropical Plaza, iherereye imbere ya TDM. Uhageze wampamagara kuri iyo nimero, nkora delivery aho waba uri hose mu gihugu. Icyo upfa we ni ukubuza size yawe, waba wambara medium, large, X large, 2X large, ibyo byose upfa kubizi, ndakwambika rwose. Umwihariko wanjye rero ni kukwambika imyenda yanjye ikivugira, ku buryo nkwambika ukagenda mu nzira abantu bose bakavuga ati wow, uyu munsi wambaye neza, ninde muntu wakwambitse? Ukatuba ati nahandi nambaye, na wundi muntu wanyambitse sibye cyusa Edouce. Nkwambika bijyanye no guteye, ujyanishiriza amabara. Abantu bahangayika ati ejo nzambara iki, iriya pantaro nzayambaza iki, iriya jipo nzayambaza iki, iriya kanzu nzashyiraho utuhe dukweto. Iyo waje muri cyusa Edouce, ibyo byose biba byakemutse. Nta kindi rero ugomba gukora, ugomba kunyandikira kuri iyo nimero kangati cyusa saving ino nimero kugira nyuma na status zawe, ako kanya mpita mbikora, ubundi ukajya ubona status tukarushaho kwihahira. Nawe muntu rero utaramfollowinga kuri social media zanjye baracika. Yaba Instagram ni cyusa Edouce bisanzwe, TikTok ni cyusa Edouce. Indi TikTok nkunda gukoresha muri no minsi nkiraho ama outfit yo kugurisha, fashion info Edouce. Genda aho hose ukore follow nkuko mukigikira kuri YouTube no kuri ayo social media, mugende mukigikire. Ntinkajye postinga kuri status, mugende utarebe kuri Instagram. Abantu mutagira Instagram mwaracika, abantu mutagira TikTok mwaracika, mugende mukore follow aho hose. Ni ukuri pe, nkomeye gusaba Imana yo mu ijuru ngo ikomeze kubampera ubuzima buzira umuze. Mureke rero tuzahore mu data. Ndabakunda cyane, bye.